Ndabasuhuje mwese ndabifuriza kugubwa neza uramutse ugiye ku mbuga nkoranyambaga izo arizo zose yaba Facebook, Instagram ukandikaho Mwarimu TV wansangaho. Ikindi nanone ngiye kubabwira uyu munsi, uramutse ugiye kuri website iyo ari yo yose ukandikaho Queen of Sheba, ikintu wabona vuba ni indirimbo ya Meddy yakoranye na Mimi. Iyo ndirimbo ushobora kuba uyumva ukumva ni nziza yego, ariko utazi ririya jambo ahantu ryavuye n'icyo risobanuye mu mateka y'isi. Ibyo n'ibindi wibazaho nibyo nje kukubwira uyu munsi. Njyewe nitwa JC, wageze kuri Mwarimu TV. Uramutse utarakanda subscribe waba wakererewe kuko ibyiza biri imbere. Queen of Sheba, umwamikazi wa Sheba. Mbese byaba bishatse kuvuga iki kugira ngo Meddy ayishyire mu ndirimbo imaze gukundwa n'abatari bake ku isi? Uyu munsi uramutse uyirebye ushobora gusanga igiye kuzuza hafi miliyoni 5. Umwamikazi wa Sheba mbese asobanuye iki mu mateka y'isi? Njyewe nitwa JC, wageze kuri Mwarimu TV. Umwamikazi wa Sheba yaririmbwe cyane mu ndirimbo Meddy aheruka gukora nyuma y'iyo yakoze yise My Vow, yakoze yiswe Queen of Sheba. Iyi ngiyi ikaba ishatse gusobanura ngo ni umwamikazi wa Sheba. Umwamikazi wa Sheba wibuke yuko mu mateka y'isi yahozeho kuva na kera. Uramutse usomye Bibiliya wabisangamo mirongo myinshi cyane, Abikorinto ba kabiri, Abami ba mbere ndetse n'ahandi. Queen of Sheba niryo jambo tugiye kuvuga uyu munsi. Hashize imyaka myinshi Queen of Sheba cyangwa se umwamikazi wa Sheba yandikwa mu bitabo bitandukanye ndetse akanavugwa cyane, ariko ntihagaragazwe neza igihugu yaba yarabayemo cyangwa yaba akomokamo. Gusa uyu munsi ngiye kukubwira hamwe mu hantu ndetse n'ibitabo byinshi bigaragaza yuko uyu mwamikazi witwaga Sheba cyangwa se umwamikazi wa Sheba yaba yarakomotse mu gihugu ndabikubwire. Ibitabo byinshi bigaragaza yuko Queen of Sheba cyangwa se mu kinyarwanda umwamikazi wa Sheba, ndetse uramutse usomye Bible, Kebra, Tragan ndetse n'ibindi bitabo byinshi, aha hagaragaza neza yuko umwamikazi wa Sheba yaba yarabyaranye n'umwami witwaga Salomo. Ibi ngibi bikaba byaravuyemo umwami cyangwa se umwana, ariko akaba yarabaye umwami bakamwita Menelik. Uyu mwami wa Menelik akaba yaravuye ku kuryamana kwa Sheba ndetse na Salomo. Ndaje nkubwire byinshi ku bijyanye n'iki gikorwa. Umwamikazi wa Sheba cyangwa se Queen of Sheba mu cyongereza akaba ari umwe mu bwoko bw'abamonaki. Abamonaki bavugwa cyane muri Bible cyangwa muri Bibiliya, gusa bigaragara yuko yaje kwerekeza i Yerusalemu. Ibi ngibi uramutse usomye igitabo cy'Abami igice cy'icumi umurongo wa mbere ndetse ugasoma n'Abikorinto ba kabiri igice cy'Icyenda umurongo wa mbere gukomeza, hagaragara neza kandi nanone hanavugwa neza uburyo abami bagiye basimburana mu gihugu cya Ethiopia. Aba bami bagiye bayobora Ethiopia bagaragara uramutse usomye Abami ba mbere ndetse n'Abikorinto ba kabiri. Iyi mirongo kandi nanone igaragaza neza uburyo Ethiopia yagiye iyoborwa n'abami bagiye batandukanye. Akaba ariyo mpamvu Meddy, umuhanzi w'umunyarwanda wibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba yarahakuye umugore Mimi Methura. Uyu nguyu akaba yararirimbwe cyane mu ndirimbo za Meddy ziheruka My Vow ndetse na Queen of Sheba. Queen of Sheba akaba ariyo turi kuvugaho uyu munsi. Iri jambo ntago ari indirimbo gusa, ahubwo rifite byinshi risobanuye mu mateka y'isi. Abantu cyane cyane bazi iby'iyobokamana, uramutse usomye iriya mirongo yagaragaza neza uburyo abami bagiye basimburana. Mimi akaba akomoka mu gihugu cya Ethiopia. Meddy akaba ari umunyarwanda ariko ukorera umuziki we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mimi akaba yarashatswe n'umugabo witwa Meddy. Uyu munsi bakaba bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munya-Ethiopia-kazi Mimi Methura akaba yaragaragaye muri Queen of Sheba ndetse na My Vow. Ubusanzwe ijambo Sheba ikaba ikomoka cyangwa se ari ijambo rikomoka ku bwami bw'Abasaba. Ubu bwami bw'Abasaba bukaba bugaragara muri Bibiliya ndetse bukaba bwaragaragaye cyangwa se bwaravukiye cyangwa se abantu babukomotseho ndetse n'ababubanjirije baravaga mu majyepfo ya Arabiya. Ahangaha wanabasanga mu majyaruguru ya Afurika cyane mu gihugu cya Ethiopia. Mimi Methura akaba yarashakanye na Meddy umwaka ushize.
Uyu munsi rero tukaba tugiye kuvuga kuri iri jambo Queen of Sheba, umwamikazi wa Sheba yaba yarakomotse he? Wibuke yuko aba basaba bavaga mu majyepfo ya Arabiya ndetse no mu gihugu cya Ethiopia bwite. Uyu munsi rero bikaba bivugwa cyane yuko akomoka ku basaba. Abasaba bakaba baravaga ku bahabesha. Abahabesha abangaba bakaba bava ku bwami bwa Salomo, cyane yuko umwamikazi wa Sheba aba yarabyaranye na Salomo. Wibuke yuko uriya mwami witwaga Menelik yaba yaravutse bitewe n'uko umwamikazi wa Sheba yaba yararyamanye na Salomo. Ahangaha rero hakaba havugwa neza abahabesha ndetse baba baravuyeho abasaba. Ubwoko bw'abahabesha ari nabwo Mimi Mefra akomokamo bigaragara neza yuko yaba yaravuye ku mwami Salomo ndetse n'umwamikazi wa Sheba. Ahangaha Bibiliya ibigaragaza neza iyo usomye Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 6, agaragara neza uburyo byagiye bigenda. Ubwoko bw'abahabesha kandi icyo wakwibuka nuko ari abantu barangwa cyane no gutunga zahabu nyinshi, nk'uko umwamikazi wa Sheba yazihaye Salomo amushimira cyangwa amwitura. Abangaba uzasanga barangwa n'urugwiro kandi bagakunda imiringa myinshi cyane, gutunga zahabu haba ku mibiri yabo, imyenda bambara ndetse no mu nzu zabo. Ubutunzi bwinshi cyane umwami Salomo yahawe ikirombe cya zahabu cyari gifite akayabo cyangwa se agaciro ka miliyari zirenga 3.5 ubibaze mu manyarwanda. Uyu mwami Salomo yahawe iyi mpano nyuma y'uko yaryamanye n'umwamikazi wa Sheba. Medi kuba yarahakuye umugore muri Ethiopia, akaba nanone akomoka ku bwoko bw'abahabesha, kandi abahabesha bakaba bakomoka ku mwami Salomo. Salomo akaba yarashakanye cyangwa yarabyaranye n'umwamikazi wa Sheba ukomoka ku basaba. Akaba rero ariyo mpamvu Medi yaba yarahise yita uyu mugore we yuko ari Queen of Sheba cyangwa se ari umwamikazi wa Sheba bitewe n'uko abakomokamo. Wibuke yuko uri kuri Mwarimu TV, njyewe nitwa Joyce. Uramutse utarakanda subscribe waba watinze kuko ibyiza biri imbere. Njyewe uyu munsi ndimo ndagusobanurira ukuntu Queen of Sheba yagiye izamuka, kandi nanone akaba ari ijambo ritavugwa muri iriya ndirimbo gusa, ahubwo ari ijambo rifite byinshi risobanuye amateka y'isi. Nitwa JC, uri kuri MTV. Ushaka wakanda share ugahereza n'abandi bakamenya byinshi. Iri jambo nanone uramutse ugiye gusoma Bibiliya warisangamo ahantu henshi cyane bitewe n'uko nagiye nkwereka imirongo igenda ibigaragaza. Uyu mwamikazi wa Sheba ukomoka ku basaba akaba rero yarashakanye cyangwa yarabyaranye n'umwami Salomo. Uyu mwami Salomo akaba yarahawe zahabu nyinshi cyane nk'ishimwe. Ikindi nanone akaba yarahawe ubutunzi bwinshi cyane. Akaba rero bigaragara yuko ubu bwoko ari abantu b'abatunzi nk'uko babikesha abami babakomotseho. Nitwa JC, wageze kuri MTV. Kora subscribe ndetse ukande share uhereze n'abandi bamenye byinshi. Ibiganiro nakagaruka.